Jah Rastafari. Greetings. Tugarutse ku buzima bwa buri munsi, hari ijambo dukunze gukoresha yewe n'abatwigisha barigarukaho, abatwigisha cyane cyane iyobokamana, ijambo ryitwa urukundo. Bake muri ubu buzima nibo bongeraho ngo urukundo rwa kivandimwe, naho gukunda naho utarabiririmbye. Ariko hari irindi jambo ridakunze guhabwa agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi ku buryo riba umuco, kuko ndagira ngo ahari rijyanye n'icyo bita gukunda. Ijambo kubahana. Kubahana sinzi igitumye abatwigisha batabitindaho cyane. Njye niko mbibona, bambabarire. Ndagira ngo uwari agaciro rikaba umuco, nk'uko gukunda bisa n'umuco, kuko ari indirimbo ya buri wese. Ndagukunda ndagukunda, iryo jambo nta muntu utarivuga. Nuko kubahana nako wenda bikajyana, ndagira ngo byarushaho kugira ingufu mu buzima bwacu bwa buri munsi, yewe no gukemura ibibazo bimwe na bimwe bijyanye inshuro nyinshi ahari no kutubahana. Ngira wacu umugani, byarushaho kudushushanyiriza no kutwumvisha akamaro ko kubahana mu buzima bwa buri munsi. Kubahana, ikinyarwanda gitangiye kunshika. Mwana yanjye, Adisi njoo tembea. Intama, imfizi y'intama yagize itya, itoroka mu kiraro cyayo, itoroka ikiraro irirukanka, yewe n'urwuri ikiraro cyari kirimo iraro ruzitiro irasimbuka, cyangwa ikubita umutwe iratambuka, irirukanka, igeze aho ngaho ibona itangiye no kugera ndetse no mu bintu umuntu yakwita umuhanda. Irakinagiye, igeze aho ngaho igera ahantu tangira kubona ibintu byinshi biyica iruhande, impande n'impande, iburyo n'ibumoso. Ndagira ngo hari ibyo ngibyo byo wenda yari igeze mu mujyi, imodoka n'abagenzi birukankaga, hirya no hino amagare, amamoto, ibintu byinshi cyane. Ibaze mbese ugeze mu mujyi hagati nyine. Iyi ntama rero urumva nuko byayigendekeye, irirukanka, irakinagira kabisa. Ibona itazi ikibayeho, mbese ahari ubwo ngubwo yaza kuba nk'umuntu baba baramujyanye mu bitaro by'abasazi. Ariko iyo ari intama ahubwo abayibonye wenda bagahunga, nayo ikabona birayirenze, ikabona birayicanze, ikwirukanka cyane. Igeze aho ngaho ahubwo noneho weza kubona n'izindi mfizi z'intama nyinshi iburyo n'ibumoso, nazo kandi zirukanka nkayo, zimeze nkayo, zirukanka nkayo neza, kuko yirukanka ijya imbere, nayo ukabona zirasa n'ishaka kuyisiga. Mbese bibaye nk'ikintu kimeze nk'isiganwa, iburyo n'ibumoso, nayo iri hagati yirukanka. Mbese nkubwire ngo iki, nawe reba nyine umuntu wirukanka ashaka kujya gufata kugera kurusha abandi, kugera imbere y'abandi mu irushanwa, mbese ashaka gutsinda irushanwa. Intama ngira ngo niko byagendekeye, kuko yabonaga zikinagira iruhande iburyo n'ibumoso, nayo irirukanka ishaka mbese kuzisiga. Mbese urumva ni ibintu byari bikomeye cyane, byose byabaye mu gihe gitoya imaze kurenga ikiraro cyayo. Ibintu utari yateguye ibyo ari byo byose.
irirukanse n'izindi zirakomeje zirirukanse, ariko ugeze aho ngaho imbere yayo ibona haturutse noneho igipfizi cya karabutaka nkayo, kuko igomba kuba yari ihabwa nayo, urebye urugendo yari yakoze. Irirukanka, niba yarabonye ikindi kigiye kuyikubita umutwe, nayo irakinagira, ifata imbaraga nyinshi cyane. Urabizi intama n'igiye kubitira amazi igasubira inyuma gatoya kugira ngo irundi zikubite, yasubira inyuma nayo ikabona n'ikindi gisubira, igeze aho ngaho n'imbaraga nyinshi cyane iragenda irakubita, ikubise nayo yikubita hasi, ibihembe biravunagurika, isesa imigeri, niba ari n'imigeri sinzi uko babyita, isesa utuguru twayo. Urumva amaraso impande n'impande itangiye kwigaragura, niba yarapfuye niba itarapfuye, ubwo bizwa hari n'abari inyama zayo ntumbaze. Urumva ubwo ukuntu rero intama yarenze ikiraro cyayo, yibona iri ahantu nayo ubwayo itazi. Ariko ikibazo si icyo, tubigarukeho se dukomeze cyangwa buri muntu wese yisobanuriye umugani urangirira aho ngaho. Adisi njoo tembea, si ukuganira se? Yamana buriya rero imaze kugera mu mujyi, intama yabonaga impande n'impande, nuko yabonaga mu birahuri. Ubwo yari imaze kugera mu mazu arimo ibirahuri, amazu y'ibirahuri hirya no hino bazigeze nka New York oh my god, cyangwa se igeze i Kigali. Yamana impande n'impande ibitama byirukankaga, niyo yonyine yirukankaga, ariko yakebuka ikibona ikagirana n'izindi mfizi z'intama nazo zaturutse ikiraro. Aha niba mutazi guseka, yewe n'ibitwenge byanyu ndimo ndagerageza kwifata. Urumva intama yindi yabonye imbere niyo yonyine nyine yibonaga, niyo yikubise, ariko ikubita mu kirahuri, ikubita mu kirahuri. Urumva uko byayigendekeye nyine, ubwo ni nka kwa kundi wagiye kwishaka niwe wamenye ibyayo. Ni ukuvuga ngo buriya uko byagenda kose ikintu ukoreye undi, waba umuzi waba utamuzi, byanze bikunze kitse wenda bazi kwaturuka byatura mu maso y'Imana ntibikugaruke, naho ni wowe ubyikoreye mu mpamvu nyinshi. Iby'igihe haba uyu munsi, haba ejo, haba mu kindi gihe, haba ryari, ariko ubu ubyikoreye. Ni ukuvuga ngo icyiza ukoze ugikoreye undi ni gutyo, kuko ubundi muntu ni nk'ikirahuri, nk'ikirahuri urabikora uba ubyikoreye. Nibyo Matayo ahari yatubwiraga
ni ukuvuga ngo icyiza ukoze bizaza ari byiza inshuro nyinshi cyane, nawe ubyishimire. Ariko nanone ikibi ukoze cyane cyane unabishaka, ibyo bizagaruka nabyo nyine ari byinshi cyane nyine, kuko icyo dukoze cyose ni akabuto tuba twitereye. nta mutagatifu turimo, ariko ijambo ryo rirahari. Kugerageza kurishyira mu bikorwa bya buri munsi ni urugamba. Zishoka n'isibo ntizikoka imbere